Yes, reka dukomeze n'aka episode ka gatanu ndetse k'inkuru yacu nziza cyane ahangaha. Ubwo ngubwo muribuka ko twasoje Nyiramwiza wamaze kuba bamwambura impano Mr. Yu yari yamuhaye nk'umugore wiwe. Gatangiye kuba kamuhamagara kuri telefone kati darling. Riyu niko kuba yakabwira ati wikirirwa wigora ndi hano sheri. Ubwo niko kuba kaza kihuta gatangira kuba kamuhobera disi bari bagafashe n'abahangaha. Gatangira kuba kamubwira ati impano wampaye. Ati babashije kuba bayinyaka. Ubwo abashyitsi bari bari aho ngaho batangiye kuba bavuga ati si ibingibi bishoboka bite. Ati gute yaba ari umugore wa Ryu akaba atarabashije kuba yamutwereka. Ubwo ngubwo abashyitsi nuko batangiye kuba bavuga ati ibingibi ntabwo ari byo. Ati ubwo ngubwo Ryu yaba yarafashe uriya mukobwa nk'agapupe kiwe ari kuba yamukoresha. Barakwereka wa mugore wari uri ahangaha yatangiye kuba yamwegera, arangije atangira kuba yamubwira ati Mr. Yu, ati twihanganire habashe kubaho kutumvikana. Ubwo Ryu niko kuba yatangira kubwira wa mugore wacu bisa n'itahangaha ati numvishe ko hari umuntu wabashe kuba yafata umugore wanjye nabi hano. Ubwo babashyitsi barakomeza baratungurwa baravuga ati se ni umugore we buriya. Ubwo umugore Annette niko kuba yamubwira ati Mr. Yu tubabarire, ati ntago twari tubizi, ati ngiye kuba namusubiza necklace yiwe. Ubwo ngubwo Annette nuko nguko yakuyemo necklace aba yayisubiza umukobwa. Aramubwira ati ariko wakagombye kuba waratubwiye ko ari umugore wawe. Ati dore Peace niwe wari uri kuba yamwaka Jeannette yiwe ari kuba yayima ngo ni iyanjye. Ati kandi ngiye namubwiye ngo ntago ari iyanjye ni fake. Arangije arakomeza arayimpatiriza. Umva Annette ahangaha yatangiye kuba yashyirishamo Peace. Peace nawe niko kuba yamubwira ati Annette gabanya utugambo aho ngaho witangira kuba wabeshya. Ati ni wowe watangiye kuba wamubwira, ati ni wowe wakibye necklace ahangaha kumva ku kanya ba ofisiye bari baje bari muri icyo kirori bari kuvuga ati ariko ubundi muri kuba mwakora icyangaha. Kwibutsa kureba neza numbara dukore subscribe nubu utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru. Nibasha kuba yagushimisha uze kuba wakanda like, nuza kuba wayikunda cyane uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe kumva Annette kiri kuvuga utugambo twinshi. Abo ofisiye baraje baramufata kuko yari ari kuba yahohotera undi mugore mugenzi wiwe. Ubwo barakwereka Annette yagiye atabaza ati Mr. Yu mubabarire. Ubwo Ryu niko kuba yavuze ati nindi kurikira. Ubwo ngubwo yari ari kubaza uwabashe kuba yakurikira mu Google bari kuba bafata umugore wiwe n'abahangaha. Ubwo barakwereka wa mugore Peace nawe yegera imbere atangira kuba yamubwira ati uriya mugore Annette niwe wavuze ko umugore wawe yibye necklace. Ati rero nanjye nabashaga kuba namufasha kuba twayambura umugore wawe. Ati ariko ntago ari ngewe wabashije kuba nayimwambura. Ati yari uriya mugore Peace wayishakaga. Ubwo ngubwo Ryu niko kuba yatangira kuba yabwira Annette aho ngaho ati ubu ngubu nawe byaba birarangiye. Ubwo ngubwo disi barakwereka ka Nyiramwiza ahangaha katangiye kuba kamubwira ati sheri, ati nta mpamvu byibagirwe. Ati ndetse Annette mureke cyangwa se nako Peace mureke, ati bituma bamujyana kuba bamufunga. Ubwo ngubwo ka Peace nako kari kwimwanyagura aho ngaho kari kuba kimwanyagura. Nyiramwiza disi we nta n'umutima mubi yari afite niko kuba yabwira umugabo we ati ibyo ngibyo byibagirwe. Ubwo ngubwo rero niko kuba yamwegera aramubwira ati sheri, ati buri rero ryawe riba rimeze nk'inyenyeri mu kirere. Ati rero niyo mpamvu mba nifuza ko hagira umuntu n'umwe ubasha kuba yagukomeretsa cyangwa se yakuvuga nabi. Ati urabyumva neza. Disi Ryu nawe ahangaha yakundaga umukobwa wacu Nyiramwiza ndetse anamwitayeho cyane. Ubwo ngubwo muri ako kanya Nyiramwiza atangiye kuba yamubwira ati sheri byibagirwe. Ryu niko kuba yahindukira atangira kuba yabwira Peace ati ubu ngubu imishinga kampani yacu ya Ru Group yari ifitanye na kampani yanyu ubu ngubu igiye kuba yahavanwa. Ubwo ngubwo Peace niko kuba yatangira kuba yasaba imbabazi amubwira ati uyu mushinga wacu ushamikiye kuri Ru Group. Ati uhagaritse umugabo wanjye yabaho nabi kuko ntihakura amakiriro cyangwa se ntihabateze amarariro n'amakiriro. Ubwo ngubwo Ryu niko kuba yamubwira ati ubu ngubu rero agiye kuba yazira ko yashatse umugore mubi. Niko kuba yabwira umusore bari kumwe ati muhanagura aha hantu muhasukure muhagire neza. Ubwo ngubwo nawe umusore niko kuba yabwira abasore babo ati ahantu muhakorera isuku. Ubwo ngubwo niko kuba banyanyagira
ndetse na Peace bamuvana aho ngaho. Iyo asigara na Nyiramwiza aha ngaha amubwira ati hangane, ati sheri hangane, ati ntabwo bazongera kuba bakubangamira ukundi, ati kandi nanjye ntabwo nzongera kuba natinda. Barakwereka bidatinze, murabizi ngo nta mugoroba cyangwa se nabwira badatashye. Ubwo ngubwo baritaye aha ngaha bajya mu rugo. Ubwo ngubwo wa musore wacu rero niko kuba yatangira kuba yabaza Nyiramwiza wacu ati ese uracyarakaye? Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati ndakirakariye njyewe ubwanjye. Rero niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ntabwo ari ngombwa byihorere, ati nawe ariko ugomba kuba wakifeka, ati gute ujya hariya hantu, ati nta barinzi uri kuba waba uri kumwe nabo. Ubwo ngubwo Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati erega nakekaga katari ngombwa. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati siniya, ati ariko mbanza nakagombye kuba ndi umugore wawe kuko abantu bose ntibabasha kuba babyumva, ati n'ubundi bizahora ari fake kuri fake, ati ku rukundo rwanjye nawe, ati ariko se siniya kumbe ntigajyaga kanamwita umugabo wako cyangwa se sheri wako. Niko kuba katangira kuba kamubwira ati ariko mbashe kuba nakubaza. Ubwo ngubwo niko guhindukira agatangira kuba kamubaza, karamubaza ati ariko ni gute utekere cyangwa se ni gute watekerezaga ko umugore wawe w'ahazaza azaba ameze? Ubwo ngubwo rero niko kuba yamubwira ati reba muri iyo table byose niho bibitse, ati nuza kuba wareba muraza kuba wamubona, ati kandi uraza kuba wamusangamo ndabizi. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza niko kuba kafata tablet yari iri aho ngaho gatangira kuba kafungura, ndetse namwe muri kubona ko nta kintu ari kuba yabona. Niko kuba kabwira Mr. Yu ati se ko nta kintu ndi kuba nabonamo. Ubwo Yu muri ako kanya nawe niko kuba yahita afungura kamera, arangije muri wallpaper cyangwa se muri kamera ya intuza ya tablet hahita hazamo image yiwe ndetse na ka gacucu kacyo cyangwa se ka kagoryi kacu ka Nyiramwiza. Ubwo niko gutangira kwa kamubwira ati iyi wallpaper iri kuba yankanga ati yikuremo. Ubwo ngubwo umusore wacu niko kuba yayihindura, karangije karabibona nako karayihindura, karangije gashyiramo ifoto yabo. Ubwo umusore wacu rero niko kuba yahita amutungura aramubwira ati nuko nguko ameze, ati nuko nguko mushaka. Ubwo gahise gatangira kwa kakishimamo, karangije karamubwira ati ntago wankora ibi ngibi, ati ntago wankora ibi ngibi. Kumbe turabizi umusore wacu ari we Yu, we nta mikino aba afite, aho mubonaniye niho muhita munabisoreza. Ubwo katangiye kuba kavuga utugambo twinshi, kakibuvuga umusore wacu muramuzi ni umwataka, ndetse murabizi ko no muri defense abafunzemo neza fresh. Ubwo ngubwo niko kuba yahita amwegera, ndetse amwegera cyane. Murabona ko iminwa yari yabashije guhura n'iyindi. Ahangaha muri Afurika iyo bigeze ahangaha ndakeka umwana muto ahantu aba ari mu buriri yanafunze yanaryamye yasinziriye, batitaye ngo yariye cyangwa se ntago ararya, ariko ahangaha bo baba bameze nk'abari kwirira. Ubwo umusore yafashe kuri ka kandi hejuru, agakobwa barakwereka ahangaha kaje kuryama ibyishimo byakishe, kari kwa kaseka cyane, kari kuvuga ati gute naba umugore w'umusore nk'uyu wifuzwa kuba umugabo w'abantu bose. Kumbe barakwereka ntabwo kari kazi ko Mr. Yu ari kuba yaza aho ngaho. Ubwo barakwereka Yu yahise agera aho ngaho, karangije niko kuba kakisinziriza disi kari kanaraye mu ntebe. Niko kuba yavuga ati mbega akagoryi. Ubwo ngubwo niko kuba yagaterura, arangije akazana mu cyumba ahangaha ku buriri ngo abashe kuba yakaryamisha. Ubwo ngubwo niko kuba yakazana arakaryamisha ndetse aranakorosa. Karangije gatangira kuba kahindukira, ndetse murabyibuka ko kari kakiri maso. Ubwo ngubwo niko kuba kahindukira, ndetse n'umusore nawe banze igihe cyo kuryama cyari kigeze, arangije yicara aho ngaho ku buriri, ariko yegamira ku buriri ntiyaryama we. Ubwo ngubwo niko kuba katangira kuba katekereza ati mbanza atari umusore mubi nk'uko nabitekerezaga, ati mbanza atari umusore mubi uyu musore. Ubwo niko kuba kahindukira ngo kare ko yagiye, kasanga ntago aragenda, arakicaye aho ngaho. Ubwo umusore niko kuba yakabwira ati niba utararyama, ati ngwino ube waryama mu gituza cyanjye, ati nta kibazo. Ubwo disi agakobwa kacu nako kuba kabyumva, gahindukira kishimye, niko kuba kaza kuryama mu gituza cy'umusore wako cyangwa se cy'umugabo wako bakundana. Ubwo ngubwo niko gutangira kuba kamuganirira,
kamubwira ati ntabwo uri umuntu mubi, ati uri umuntu mwiza, ati kandi nta muntu wapfa kuba wabitekereza. Ubwo agakobwa kacu katangiye kuba kabaza umusore ati kubera icyo wamaze iki gihe cyose uri single, ati kandi wakagombye kuba warashatse umugore kandi ugashaka umugore mwiza. Disi mwumva amagambo katangiye kuba kabwira umusore wacu, karamubwira ati ngiye ngomba kuba nagenda mu kwezi gutaha, ati kandi uzihangane, ati ngiye ntabwo nakomeza kuba nabana nawe, ati kandi iriya mariage njye nayo twakoze yihuse igomba kuba yabonerwa agatanya vuba, ati sinzi niba uri kuba wabyumva. Niko kuba katangira guhaguruka gatangira kuba kamwitegereza, gatangiye kuba kamubwira ati mbanza mama na papa wanjye, ati nawe wankumbuye kuba bambona mu rugo. Disi umusore yari ari kuba yakabwira ati ariko ubu ngubu ntabwo ndi kuba naba njyenyine n'ubwo wambaje ngo ndi single, ati kandi uri kuba wabibona ko turi kumwe njye nawe, ati si ubwo hari undi mugore naba nkeneye ahangaha utari wowe. Disi mwumva umusore amagambo yari kuba yakabwira, karangije niko gukomeza kuba kamubwira ati ariko sinkeka ko ari ngombwa. Ubwo ngubwo gakomeje kuba kavuga utugambo twinshi, umusore wacu niko kuba yagafata ku munwa ari nk'aho ari kuba yakabwira ati ceceka kongera kugira amagambo urenzaho. Barakwereka ahangaha bidatinze, ubwo bwarakeye ahangaha umukobwa wacu aza kuba yafashe umukobwa wari uri ahangaha kuba batunganya indabo. Umukobwa ari kuba yamubwira ati ndetse nawe ubu ngubu ati ngomba kuba nagutumira ukaza kuba wakitabira ibirori, ati kandi ukaza nk'umushyitsi uri special, ati uri kuba wabyumva gute, ati kandi ntabwo ndi kuba nabigusaba ni itegeko, kandi ugomba kuba wazana n'umugabo wawe. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza niko kuba katangira kuba kamubwira ati nzaza ariko nanjye ntabwo mba nishimye cyangwa se nezerewe, ati kuba mba ndi kumwe n'umugabo wanjye ati ni ikintu kiba gitangaje, ati kuko abantu benshi ntibajya bemera ko ari umugabo wanjye. Ubwo agakobwa kari ahangaha ko katangiye kuba kamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo ugomba kuba wabyitaho. Ubwo Nyiramwiza yari ari kumubwira ati ariko njye bintera agahinda. Ubwo umukobwa akomeza kuba yamubwira ati ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho ku bantu benshi, ati ahubwo wowe wakagombye kuba wabyirengagiza ugakomeza ubuzima bwawe. Barakwereka bakirimo gutunganya indabo ku meza, akana ahangaha sinzi ibyo kabashije kuba kakumva, karangije kabasha kuba kakikubita hasi. Ubwo ngubwo abangaba bo bari bakiri gutunganya indabo, abandi niko kuba baza bari kuvuga ati umwana abaye iki. Ubwo ngubwo Nyiramwiza wacu kuba yamwitegereza ndetse yitegereza n'indabo bari barimo gutunganya aho ngaho, arangije atangira kwibuka bimwe mu byo yasomye muri cya gitabo umusore wacu Mr. Liu yari yatunze cyangwa se yari yabashije kuba yamutiza muri cya gihe. Abasha kuba yabonamo izina ry'izo ndabo ndetse amenya ko zitera aleriji ku bantu bamwe na bamwe. Barakwereka muri ako kanya ubwo umwana bahise bamuzana ku bitaro ngo abashe kuba abaganga bakita ku buzima bwiwe ndetse abashe kuba yakongera agakira. Ubwo muganga niko kuba yasohoka ahangaha arababwira ati mwahagereye kare mu gihe rwose, ati iyo muza kuba mwatinda ati uriya mwana yari kuza kuba yagize ikibazo gikomeye cyangwa se akaza kuba yanabaviramo ingaruka zo kuba yapfa. Kumbe barakwereka ako kanya hari umugabo wahise aza aho ngaho ari kuba yabaza ati umukobwa wanjye ameze ate, ati muganga umukobwa wanjye ameze ate. Ubwo muganga niko kuba yamubwira ati musore, ati urabizi uriya mugore wita ku mukobwa wawe, ati ntabwo ari mama wiwe, ati ashobore kuba ari mukase, ati rero wowe ndabona ukiri mutoya, ati ugomba kuba wakita ku mwana wawe. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ndi kubyumva mbishyize mu mutwe. Ubwo muganga niko kuba yamubwira ati ndetse kandi uze kuba washimira uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore uri hano, ati kuko yamugereje hano kwa muganga ku gihe. Umusore nabyo niko kuba yamubwira muganga ati muganga ndi kubyumva. Ubwo Nyiramwiza wacu niko kuba yabwira umusore ati ndatekereza wahageze ubu ngubu nabasha kuba nakitahira. Ubwo umusore niko kuba yamugarura aramubwira ati ubashe kuba wanyihanganira ku byabaye cyangwa se ibyabaye byakubana uyu munsi, ati ndabona wagize umunsi muremure. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo birekete nta kibazo, ati ntacyo bibashije kuba bintwaye, ati ahubwo wumve ko nkushimiye mbikuye ku mutima. Ubwo umukobwa wacu Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati yego rwose ndi kuba nabyumva, ati ntabwo ari ngombwa, ati byihorere. Ubwo barakwereka umusore wari uri ahangaha we yatangiye kuba yakishimamo ndetse ari kuba yabwira umukobwa ati wabashije kuba watabara umukobwa wanjye, ati reka mbe naguha aka ngaka. Umukobwa niko kuba yabibona
arangije aramubwira ati reka reka, ati reka reka ntabyo nshaka, ati ibyo nakoze nawe wabasha kuba wabikora, ati gutabara ubuzima bw'umuntu se aba ari inshingano za buri wese nk'uko na muganga yita ku murwayi wese kandi atabashije kuba amuzi. Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati wa mukobwa ufite indangagaciro. Ubwo umukobwa akiri aho ngaho agiye kuba bamugonga umusore niko kuba yamukurura abasha kuba yamuvana mu nzira aho ngaho. Kumbe barakwereka muri ako kanya bakiri aho ngaho muri mapenzi umusore yari ari gutabara umukobwa. Umugabo we wari yageze aho ngaho ku bitaro mbanza yaraje kuba yamureba ngo abe yamucyura mu rugo. Ubwo agakobwa niko kuba kamubona karangije gahaguruka huti huti katarwiyambitse kaza kihuta kamusanga kamubwira ati ntuze kuba wagira igitekerezo kibi. Ubwo umusore wacu uri aha ngaha yari akicecekeye yiturije arangije niko kuba yamubwira ati kazini, ati mubyara wanjye, niko kuba yatangira kuba yamuhamagara. Ubwo ngubwo umusore wari uri aha ngaha nawe niko kuba yatangira kuba yasekamo. Ubwo ngubwo agakobwa niko kuba kamwitegereza ariyuka aramubwira ati mubyara wawe. Ubwo ngubwo rero niko kuba yakegereza agakobwa aramubwira ati Jacques, ati reka mbe nakwitrodusaho cyangwa se nakibwiraho gatoya, ati uyu ni umugore wanjye Nyiramwiza. Ubwo Nyiramwiza atangiye kuba yamubwira ati niba ari mubyara wawe nanjye ni mubyara wanjye. Ubwo Jacques niko kuba yatangira kuba yababwira ati ariko gute wazanye umugore ntube watubwira. Ubwo ngubwo umusore wacu niko kuba yatangira kuba yamubwira ati dore wari umaze n'igihe kinini uri kuba waba mu kazi, ati ugomba kuba wakareka cyangwa se ukagahagarika ukabanza wakita ku mwana wawe. Ubwo ngubwo Jacques amubwira ati ariko ngomba kuba nakomeza gukora kugira abashe kuba yabona icyo arya. Iyo akamubwira ati ariko ibyo ntabwo ari ngombwa, ati banza wite ku buzima bw'umwana wawe, ati nicyo cya mbere kandi gikenewe, ati si byo sera. Iyo niko kuba yamubwira ati poroje zawe cyangwa se imishinga wari uri kuba wakoraho zitararangira ndaza kuba nashaka undi muntu aze kuba yazitaho, ati kandi nta yandi magambo nshaka kuba nakumva, jya kuba wabanza wite ku buzima bw'umukobwa wawe wongere amere neza. Barakwereka aha ngaha bidatinze arakwereka hano hari iduka ryari rihari. Ubwo Nyiramwiza wacu niko kuba yaza ariko umusore ati wihangane nakerewe. Kumbe barakwereka Jacques niwe wari uri aha ngaha aramubwira tugomba kuba wamfasha kuba nagurira ibikoresho by'umwana wanjye, ati kandi wowe uri umumama, ati ndabizi cyangwa se nubwo ukiri umukobwa uraza kuba wabimenya, ariko mbere ya byose niko kuba yatangira kuba yamubaza atari ku bundi ati Rio ajya gufata nabi. Ubwo ngubwo nuko Jacques yatangiye kuba yabaza umukobwa wacu Nyiramwiza aho ngaho. Nyiramwiza amubwira ati reka reka, ati oya ahubwo aho kugira mfate nabi, ati ni njyewe umufata nabi. Disikari karimo kwisekera karamubwira ati ubu ngubu wareka tukaba twashaka ibikoresho by'umwana wawe, ndakeka nawe haragutegereje. Niko kwitegereza aha ngaha igikoresho bari kuba bareba, arebye neza abona kiriho amafaranga menshi. Ubwo umusore Jacques niko kuba yamubaza ati se kiriya nawe wagikunze? Ubwo umukobwa niko kuba yahita amuhakanira, disi umukobwa mbanza adakunda kuba yakasipendinga amafaranga menshi ku kintu cyangwa se yasa n'ubu uri kuyangiriza. Ubwo ngubwo yaje kureba hano hejuru areba ikiriho amafaranga makeya ndetse cyiza, niko kuba yamubwira ati iki ngiki, ati iki ngiki disi ntiyari anahageze. Niko kuba yareba hejuru cyane agiye kugwa hasi. Wa musore wacu Jacques arongera aramusama. Kumva aho ngaho hari wa muvugamumo wacu arangije atangira kuba yabafotora. Ubwo niko kuba yavuga ati nyuma na nyuma ndabafashe, ati nyuma na nyuma ndabafashe, ati ngiye kuba nakohereza aya mafoto. Ubwo Jacques wari umaze kuba yafata umukobwa agiye kugwa niko kuba yamubaza ati misi, ati nizere ko umeze neza. Barakwereka aha ngaho wari umaze kuba yafotora we akazi ke kari ukohereza amafoto nta kindi, niko gutangira kuba yayafotora yose yohereza. Kumbe barakwereka sekreteri aha ngaha wa Rio niko kuba yabwira ati boss, ati reba ibi ngibi. Ubwo Rio nawe niko kuba yareba amafoto bari bamaze kuba bamwohereza muri ako kanya, arebye neza abona ni Jacques n'umugore wiwe, atangira kuba yakibaza ati si ngibi noneho ndabibanzwa mbyerekezayo cyangwa ndabyita iki. Barakwereka abandi aha ngaha bakomeje kuba bakinyurira mu isoko bari kuba bahahira umwana batazi ko babashe kuba babafotora. Muri ako kanya haje umugore atangira kuba yakubita umukobwa wacu Nyiramwiza. Ubwo Jacques niko kuba yamubaza ati se kandi wowe uturutse hehe? Ubwo umukobwa niko gutangira kuba yamubwira ati wowe wikivanga muri ibi bintu, ati reka mbashe kuba nahaniye ingegera y'umukobwa
yabashije kuba yantwarira umugabo. Ati se wumvaga wamutwara bikarangirira aho ngaho? Ubwo Nyiramwiza wacu nawe niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se nibyo twapfaga? Ubwo nawe atangira kuba yamutimbura icyo aho ngaho. Arangije aramubwira ati uwo mukobwa niko gutangira kuba yamubwira ati gute watinyuka kuba wankubita washyanowe? Ubwo ngubwo niko kuba yaza agiye kongera kuba yamukubita agakobwa ka Nyiramwiza. Kize karatanga karamufata karamuzinga. Niko gutangira kuba kamubwira ati reka mbe nakubwiza ukuri, ati harya ukunda umugabo wanjye? Ati no mu nzozi niyo nzapfa atazaba yashyingiranwa n'undi muntu utari wowe. Ubwo agakobwa niko kuba kamubwira ati ndekura, ati ndekura uri kuba wanyica, ati mvaho. Ubwo ka Nyiramwiza niko gukomeza kamuniga kamubwira ati guhera uyu munsi tuze kuba wakibagirwa umugabo wanjye, ati ntuzongere no kuba wamutekereza no mu nzozi zawe mbi, ati kuko nzahora nkubereye inzozi mbi nanjye ubwanjye, ati kandi niyo napfa reka nkwibutse atazashyingiranwa n'undi muntu utari wowe, ati kuko ntiyakemera kuba yabana n'umukobwa w'igihene umeze nkawe. Ubwo igikobwa niko kuba cyakumva amagambo umukobwa yari akibwiye, aramubwira ati wowe nta na kimwe uzi, ati nta na kimwe uzamenya, ati ahubwo ubu ngubu wowe uri mu marembera ibyawe byagiye ahagaragara. Ubwo muri ako kanya niko kuba cyatangira kuba cyamuruma ku kuboko. Umukobwa niko kuba yavuga ati ah. Ubwo umukobwa niko kuba yahita kirekura, kirangije kibarara kiri kugwa hirya. Ubwo Jacques we yari ahagaze ari kuba yareba ibiri kuba byabera aho ngaho. Ubwo umukobwa amaze kuba yamurekura, Jacques niko gutangira kuba yamubaza ati madamu umeze neza? Kumbe bakiri muri ayo ngayo umugabo we Riyu yarahageze aramubaza ati ni ibiki biri kuba byabera aha ngaha? Tekereza iyi ntambara y'abakobwa bari kuba barwanira uyu musore wacu Riyu izabasha kuba yarangira gute? Ese uyu musore Riyu azabasha kuba yakanga Nyiramwiza wacu afata abo bakobwa? Dukorere subscribe utazasubikwa na episode ikurikira, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kubona aka gakuru. Nukishimira ukande like, ndetse uze kwibuka no kuba wagasharinga kuri bagenzi bawe.